gushinja ko ngo pesa nk'abantu ngejeho reka turabigaruka narahindutse akanwa k'umusaza karanuka ariko ntikabeshye wewe n'umusaza rero nari umusaza icyo gihe njya gukorana na 155 ntago bandebye ngo babone ndi ikintu ngo giteye nk'imwe ubuyu bazafasha amafaranga ntagaruke mwemera ko nk'umuhanga mu byo ukora cyane ngo ubona ko n'umuhanga mu bintu byo gushora imari ubona njye ndi umuswa mu gushora mu bintu nazi ko azajya utuma mvuga ko ugeze kuyishora ugashya ibyo tubyihorere gatoya ariko ni ukwiga ni minerivare ubwiza ukuri mbabwire gukora album kwanjye ni isomo rya danje ni ikintu ijwi ry'abafana ariko urumva kuri ijwi ariko nturi amatwi y'abafana mbese ngira ndirimbo ejo bundi twumvishije abafana turi ikongoreye oya ujya kuyibabwira tubwiye vuba vuba album iragenda bite nasohoka mu ngahe indirimbo zimeze gute ko hari izitega abafana twega amajwi y'abafana dukunda ukaba utashaka kutwumva sasa mbabare kuba ndeviye nyine ariko reka mbivugeho nabonye hari umunyamakuru uri kuvuga ngo naravuze ngo ntabwo nzasubira muri media ariko nibaza ko yanyubise nabi uzavuga nabi cyane kanye bisobanura neza oya ariko ngira kambivuga uko biri aba bantu barangana ariko ikintu kimwe nababwira nuko Element ari umuproducer mwiza mukare niwe muproducer mwiza muri East Africa ariko banashobora gushinja yuko ari uwo mbuza gutanga amafaranga nabikubuza utayampaye ukaya undi muntu nabikubuza ikintu kibaje nuko nanjye ntayo wenda ntimwicare mwige nka bimwe bya Skype ariko mwicare mwumve muraho neza mumeze mute ni Bruce Melodie aha turi ni kuri 1:55 AM media hanyuma turi muri train turi kuva muri Madison Square Garden muri New York twerekeza Washington DC ariko mwabantu mwe numiwe ngiye no bwa mbere ngiye muri train ikintu kimbayeho gitangaje kwanza nkicara nshatse umukandara barambwira ngo train nta mikandara train iri safe cyane ngo train iri safe cyane ndi kumwe na coach Gael tugiye kwiterera story mo gakeya n'ubwa mbere tugiye gukorera ikiganiro utari mu bintu by'aba VIP by'aba VIP ni byiza biranigisha ariko rwose biba biri seriye cyane kandi wowe sana uri seriye ndi seriye ariko ndi kuganiriza abantu ntabwo mashaka kubashakira ngo tuganire bizana nongera ngo tugiremo n'akantu k'agafani gake okay iyo munsi rero ndaje nanjye tuyoganira turebe none umuntu amenye ukuntu njya ganira na coach none bavuga ngo reko ngende ubigenzera sasa kugira ngo atamfatirane anzenye muri bino bintu ngiye kubanza mu kubita ibibazo bingahe umufiririzo umufiririzo noneho turagize mu bintu biri seriye sibyo ra ngiye n'ubundi ndi umuntu umenyereye ibintu by'ibibazo kandi n'ibintu by'ibisubizo nabyo ndabimenyereye rero ku muntu nkawe ntabwo nkuzi amatiku wenda wabona ugiye kuyamera nta matiku ushaka wabona ugiye kuyamera ariko ku muntu nkawe rwose kuganiriza wabona ugiye kuyamera biranyorohera cyane reka maze nkubaze ahantu turi kugera ibiboro bikavuga sana ndabizi nyine kutubaka imihanda ya gari ya moshi ariko ahantu turi kugera bigasakuza haba habaye iki okay so urumva izi trails za train and trainica haranogera imihanda igahurira harimo izigenda gutya n'iziza gutya iyo hageze rero birasakuza none se ko nabonye umuhanda udatwika bamenaho utuvuta ni gute icyuma kinyerera ku kindi bagomba kugenda bakora neza n'amatrain agenda tumenaho cyangwa ni nyine bashirika imodokari cyanuza cya maintenance igenda gitwika ahantu hose gishiraho utuntu ariko ahantu tugira tukagira shake bivuga ngo harimo izindi mihanda icamo kwa hambi bihurira tugaca ku mihanda ihurira bajya muri amafilime namwe ni nk'amarom point ya imini zisanzwe abatarabibona aho nyine n'iki ngo mujya mureba amafilime mwuka wera agenda basobanurira ariko gihe cyo shaka kwanza kuvuga gatoya tuvuye New York twafatiye of course train ahitwa Penn Station ni muri building nyine ya Madison Square Garden ahari ntuzi ya New York nako stade ya New York aho Knicks playingira tugiye DC hano tuzakorera show cyane sindi babwiye muri iki kiganiro muzavuga ngo actually abantu bose bakora amashow akomeye bose n'abana boy bakorera hano New York bakorera so uvuga ngo ara tuzahatwika mu nzira tuzahatwika ara tuzahatwika so kintu gato nshaka duganiye do
reka tureke kwihutisha Bruce niyo mpamvu simashaka kunyihutisha njye ntabwo ndi bukubaze nk'abantu bo muri showbiz erega coach njye mba nihuta urumva nanga ibintu by'ubunebwe mba nihuta cyane ku buryo niyo utinze gake nkukebura nawe nka kwihutisha hano muri Amerika dufata ibintu bikoresha buhoro ko niyo bigenze gutya tukina imikino ikibazo cyanjye rega nubwo nihuta ntibibuze umuntu ugenda gahoro ko n'inzira gato azagutamo nanone umva gato Yeje ushaka kubaza kugira ngo tutagendesha bavubuka dusiga oya ndi New York tuvuye New York tugiye muri DC iki twaje gukora muri New York iki dusoje iki tugiye gukora muri DC ndagira ngo banze uciye muri background vuba ibintu tuvumanye cyo gukora hano n'ibyo tugiye gukora urabizi neza ko media yo muri Amerika ari media iri hejuru ku isi yose ni media rero umuntu wese ukora akazi nk'ako nkora bakeneye cyane shara kuja ntekereza ko especially ku bantu bakora Afrobeat havuyeho USA hakurikiraho UK mu kumva ibijyanye n'imiziki yacu no kumenyekanisha no kumenya ahubwo style nyine kuko abantu benshi ntibabyumva Afrobeat ntabyo bazi cyane imiziki yo muri Afrika ntibayumva abanyamerika barantunguye ntago bajya bumva imiziki itari mu cyongereza iyi miziki yawe ari gakondo ewana biragorana nyine so twari turaha rero kugira ngo turusheho kwimenyekanisha munyihanganira igihe nka Bruce Melodie nk'umuhanzi ariko nanone nk'indirimbo twakoze kandi ikaba ari indirimbo abantu bahambana bakomeza gukunda no kurusha abahandi rero ni byiza ko nkomeza gupushinga icyo kintu nkakigeza kuri aha rero twakoze muri Good Morning America twakoze muri Hot 97 niba nibuka neza imibare nshobora nyishe Hot 97 twakoze radio ikomeye hano twakoze kwa Kelly and Mark kuri National TV yo muri US kambabaze mw'abantu RB murahizi umwangerageza kubiswaswanura kugira ngo n'abatumva bagerageze kumabona barabajene babyinterpreta nabi tuvuye kuri RB yo muzunzu bumwe za Amerika twahagiriye show nziza bya hatari ewana iranejeje nakoranye ama Zoom interviews n'aba DJ ewana benshi twakoze ama Zoom abiri imwe ari aba DJ 45 indi ari aba DJ 90 iyo twakoze n'injoro byari ibintu biryoshye sana no kumenyana n'abantu kurushaho gukonekta n'abantu ibyo bikagira umumaro nyine umuziki wanjye muri rusange ariko n'umuziki w'akarere nkomokamo n'igihugu nkomokamo muri rusange ishara kwijana actually ari abantu bavuga ngo yes uraje hano ako se n'ubuje hano ngo uciye kuri ibyo bitire kuri aya mateleviziyo yose n'amaradiyo yose mpuzamahanga n'icyo u Rwanda rubyungukiramo ugenda u Rwanda nge burandi umunyarwanda ugendana u Rwanda niyo umuntu ambonye ikintu cya mbere ambaza ngo we ugenda vuga Kigali mu Rwanda kandi uretse n'abanyamerika bari muri Amerika hano hari n'abandi baturage ba Afrika batazi neza ibijyanye na East Africa urumva turushaho kugenda tumenyekanisha igihugu kubera ko tutagifite umuhanzi magingo ya mu Rwanda uhagarara wenda ngo ajye muri league ya Bana Boy cyangwa na Wizkid ntago nyine twabirekeraho uwo muntu akwiye kubaho actually mugize ukuri ndagira ngo namvuge kano kantu tununganira bawo bantu bose uvuze Bana Boy Wizkid Davido usko ibintu biganiro tuvuyemo babihoramo yego barabikora noneho mw'abantu aka kazi kararushya mana we babwire gato ukuntu aka kazi igihe tubyukira duca ahantu hose tuvuga kamba urugero nko kuri ABC News uzi ko utemerewe kwijyanayo nta muntu ujyayo wapi baraza bakagusanga kuri hoteli warayemo bakagufata n'imodoka zabo saa 9 n'igice za mu gitondo bakakugezayo ugakora ibyo ukora warangiza kubikora ikiganiro kirangira saa 4 tekereza mutekereze kubyuka saa 9 ako kazi kakaba karangiye saa 4 noneho kubera ukuntu nyine turi bamunyakazi ntabwo umunsi uburangiye twarakomeje dukora andi ma interview kugeza byibura nko mu masaa 4 za nijoro ukajya kuryama mu gitondo uri bubyukire hano twabyukiye n'ubundi zindi saa 9 za nijoro so aka kazi karakomeye ni naho umuntu ahera avuga ati respect ku bantu bakora ibintu bakabishobora bikanavamo na njye mbona Bana Boy babikora mbona nigeze no kuhabona Davido na Wizkid ni ukuvuga ngo ni akazi kagoye ariko kagira impact nini kuri kariyeri y'umuhanzi kubera ko iki gihugu ni kinini cyane kandi abantu baho bakunda entertainment iyo bagize amahirwe yo kubona umuntu bagakunda ibintu bye baramufana nyine nta kazi keza niki cyanangaje Bruce nuko hano twagiye
wenda bazagenda babona amavideo asohoka hari abazungu indirimbo bagakoma amashyi bakaza gusa amafoto nyuma ubonye ukuntu nyine nawe nakubwiraga ukuntu abazungu abanyamerika in general biroroshye cyane ko bafana ibintu byawe ikiba kigeze gusa igikomera gusa ni ugeza ibihangano byawe imbere yabo ariko uwo bihagijije baragukunda icyo kintu bagivugaho iki iyo ubahaye ibintu bakabikunda si nibyo maze kuvuga biroroshye ko bashobora gukunda ati umuntu wari wese bakunda ati banabiha agaciro ugereranyije wenda no mu rugo uko bijya bigenda ariko kubona iyo chance kubagera imbere kubagaragariza uwo uriwe n'uko umeze ku buryo nanatekereza ko ngiye coach ntarabereka Bruce Melodie ari mu ntoki ntimubone bino biganiro ngo mugire ngo ni ibiganiro umuntu ashobora gufatamo umwanya uwo waba uri we wese ntibashobora kukuregereza iminota 5 tekereza none iminota 5 bazabireba ukabubi performinzemo ukabona ntago nyine ubasha kwigaragaza neza ngo ube wowe wanyawe mba numva ngiye nyine kandi gahe gato ariko nkahita mbona n'abambamiyo baje bakora iminota 5 izi ziba ari ntuza shows zikomeye cyane ntabwo baha umuntu iminota 5 ariko harimo nabonye banavuga ngo zishongo batumiye Shaggy ngo maze akakwitwaza ese platforms ngizi Shaggy bazimukiyemo wenyine ntafite kuba yajyana muri bindi bintu kucya gukenera biroroshye kubasobanurira abo bantu nibaza ko haba habaho nyine kutabisobanukirwa neza ni ukuvuga ngo indirimbo yanzanye hano yitwa When She's Around ntabwo ari indirimbo ya Shaggy ni indirimbo yanjye ahubwo wenda kubera ko Shaggy ari brand nini ari izina rizwi guhera kera na kare biroroshye ko wakumva ko niwe bahamagaye Shaggy kandi nta nicyo bintu ko ari we bahamagaye ikizima nuko njye akazi kanjye nagakoze kandi iryo zina barimenye kandi ibyo nari nsabwa gukora byose nabikoze gusa icyatuzanye hano no gupromoting indirimbo yanjye yitwa When She's Around ni remix y'indirimbo yanjye original yitwa Funga Match ubwo ku muntu byumva neza ntago Shaggy yavuye muri Jamaica ngo aze muri New York gupromotinga ibihangano bye ngo nahagera avuga ngo reka nitwaze Bruce Melodie mbega nyine ugenekereje ugakoresha ubwenge butari na bwinshi ushobora guhita wumva ko nyine ni igihangano twahuriyemo tuje hano twembi kubera ko bidufitiye umumaro that's it ubu tuvuye New York tugiye DC umaze kudusobanurira neza ngira ngo gatoya tubanze twitondeye tukomeza kutubwira byinshi ahubwo tugiye kuri iki DC tugiye guhura n'abantu batatu umwe ni umuntu ukomeye cyane mu bintu by'ama DSPs y'umuziki undi ni umunyamakuru ukomeye undi ni umuhanzi ukomeye niki wagira muri make ko ni ibintu warambyutse twavugaho gake ko nibi nicyo bashaka kutuvungura gato tukabimenya icyambere kubaka connection muri music industry ni ikintu cyambere cy'ingenzi wabyumvishije Shaggy abivuga ntago umuziki ntago ari amafaranga ntago bishyura cyane nabo ariko barabigushinja ko ngo pesa nk'abantu egewe reka turabigaruka narahindutse warabiretse warabapesaga ntabwo napesaga ariko narablessingaga na blessings banza batazemera noneho umuziki kuwukora ntabwo bisaba amafaranga gusa umuziki kuwukora amafaranga n'akamaro agira duhura bwa mbere we nakubwiye ngo iki narabwiye ngo umuziki amafaranga nta kamaro agira arakagira ariko tuzi abantu benshi bafite amafaranga bagerageje gukora umuziki bikabananira oya impano si ifite amafaranga ntabwo ari n'ikibazo cy'impano aho siho ngendi uranyumvise nabi buri umuziki no kubaka team ikabikomeye ni ibintu bijyana n'urukundo n'amarangamutima murana coach bwa mbere namwe ni coach bino ball ntabwo ari ikibazo cy'amafaranga ibi bintu ni ikibazo cyo kuba uri committed n'amarangamutima yabirimo aranseka arakwenkwenuka buke yatangiye kuvuga ati ariko rero bya bintu bavuga bishobora kuba ari byo ndabona ntiyirya akanwa k'umusaza karanuka ariko ntikabeshye wewe uri umusaza rero nari umusaza icyo gihe ku byo yaravuze bya DC aho tugiye ngiye guhura n'abantu no gukonekita n'abantu bafite umumaro kariyeri yanjye ariko banafite umumaro umuziki mu gihugu muri rusange murabizi neza ko Boomplay ikorera muri Kenya murabizi ko Spotify ikorera muri Kenya aba bantu bose ama DSPs yose akorera mu bindi bihugu ntabwo numva impamvu twe tutagira ikintu nk'icyo iwacu ariko niba iyo mpamvu tugiye kuyimenya niba tugiye guhura n'umuntu wa DSPs ibyo bintu birakemuka kuko tutagira ads kuri YouTube
ibyo no kuri ibyo byose utwo tubazo twose duto dukwiye kumenya ibyo ari byo tukavuga tuti se ibi byo byagenda bite byakemuka bite. Icya kabiri undi ni umunyamakuru dukeneye nkeneye ko media y'isi yose imenye Bruce Melodie ni muntu ki akora iki ava he bigenda bite. Ibyo ni inyungu zanjye ku ruhande rwanjye nk'umuhanzi kuko nkeneye kumenyekana kugira ngo nkomeze gukuza kariyeri yanjye n'izina ryanjye yewe n'igihugu cyanjye muri rusange. Ikindi ni undi muntu yo gura n'umuhanzi nkeneye kulinkinga n'abahanzi bagenzi banjye buriya mwe mu bibara muri collabo abafana ariko buriya collabo ni ikintu cya nyuma umuhanzi ashobora gukorana na ariko Bruce kwa collabo hari ikintu tuganiriza ejo Shaggy yatubwiye kuri collabo yego bagize n'abanyarwanda gatoya Shaggy yampaye urugero rwitwa Sean Paul arambwira ati n'umubyara we cunga neza ni n'abakazinzi cunga neza indirimbo zose Sean Paul yakoze zikaba successful urebe ba nyirazo werega nawe ubwe nawe yarabivuze indirimbo zose zabaye nziza z'abantu bakoranye Angels yazikoranye n'abantu bataramenyekana cyane nkanatangazwa nuko arimo witwa Rayvanny bikamugira umuturanyi wo muri Tanzania ariko utari uwarembye muri iyo ndirimbo urumva. Noneho uri ucunze neza hano hari abahanzi b'abazungu baba mu malebo akomeye cyane indirimbo zabo iyo muzikoranye ziramenyekana kandi rwose zikaba global. Wowe wabashaka ugakorana nabo bagukorera ka gapost kamwe kabo promotion ntibabitinda babaye amafaranga menshi babaye amafaranga arakora tweet imwe cyangwa post imwe bite birangira. Shaggy rero arambwira ati buriya gukorana n'abantu batoya ni kuko bo baba bari committed. Ndamubaza ni none se wowe kuki waje mu bintu byanjye arambwira ati ngiye nuko ndi umuntu w'umugabo uhagarara ku ijambo ryanjye umukozi pe. Icya kabiri nkunda akazi nkora nta n'ikindi kintu nigeze nkora. Shaggy afite imyaka 55 ariko yaranyispirarinze ku rwego naramwumvaga nanamukundaga ari munyakazi wa Jamaica maze kuganira nawe akuruza ati umuntu ufata umwanzuro wo kujya mu gisirikare coach aba afite umutima ukomeye nyine aba ari umuntu ubuzima butananira kandi yarabikoze Shaggy we yabinyuzemo. So ikintu twigiye kuri Shaggy cyangwa nigiye kuri Shaggy nk'umuhanzi ntago nkeneye big names kuri records zanjye kubera ko ntago nkeneye kwiruka kuri promotion y'igihangano ndi gukora mbona ni izo dufite nabo turazirukana izagoya nzazisohora ariko nyine ano mazina manini icyo kintu ntibayemo igihe ntabwo tuzongera kuvuga coach nyine borumbi bayemo igihe nagiye impura n'abahanzi tukanakora n'indirimbo zirahari nuko namenye ubwenge sinzivuge urumva ugasanga umuntu mukoranye indirimbo kugira ngo muzabone video biragoranye. Noneho aho imyaka igeze ntabwo tukiri nka kera wafataga igihangano cy'umuhanzi ukagisohora mutavuganye ari gustrikinga cyangwa se akakuripotinga ugasanga wowe ubwawe witeje ikibazo ahubwo gikomeye kurusha icyo bari kuzagira. So hari abantu twagiye dukorera indirimbo banakomeye ugashaka umuntu ngo muzakorane video bikagorana especially aba bahanzi banini b'Abanyafurika. Rero igisubizo cya Shaggy ku kibazo twari tumubajije ni ingenzi ku muntu nkanjye byahatari kubera ko nabashije kumva neza nkoranye n'umuhanzi nduta urumva nkoranye n'umuhanzi nduta byagira impact ingana iki yatanga support ye ingana iki nkoranye n'umuhanzi nduta yatanga support ingana iki ibyo bintu byagira impact ingana iki. So ukuvuga ko abahanzi bose baguhakora bameze gutyo ariko 90% y'abahanzi bose bakuru icyo kibazo barakigira. Navuga ngo reka tubyitane bino bintu neza uko ukurusha yaravuze ngo buriya ko n'abahanzi bakuru hari igihe unamuha amafaranga menshi ugashiramo ibintu byinshi ugasanga ikintu akoze yatubwiye ukuntu Sean Paul yego amafaranga y'Magana 200 nabingahe birenga sia ngo bakoranye baramije ngo no promotion ntabwo yazaga warangije ngo akubita agapost kamwe gusa iyo ndirimbo ukuntu imeze manje urumva ikintu cyanatumye bigenda gutyo nuko sia yarakiri mutoya nubwo Sean Paul yamuhaye amafaranga sia yarataragira record label zino nini tureba uziko iyo ndirimbo mwese murayizi indirimbo muze kugenda kumuyirebe mwe mamono zini miziki kuturusha abura bahafana ndabemera nabahanga cyane urumva iyo ndirimbo sia yaratari umuntu ukomeye cyane Sean Paul amuha $200,000 by'amadolari bakorana maze kuyikorana sia bageze igihe cyo kureleasinga
gusohora indirimbo Sia yamaze kuba umuntu ukomeye. Uzi ikintu cyabaye Sia yapostinze rimwe ibisigasha Paul nyine abirwanaho. Ibyo rero bigahita bitanga double work ku muhanzi. Ni n'ikintu dukwiye gusobanura bene wacu abanyarwanda ko jya avuga ngo ese ngo kubera iki ngo niba wanza ndebe bifite amafaranga kuki mutazana David kuki mutazana Banabura kuki mutazana kambyivugire buriya njyewe amasezerano nasinyanye na coach Gaël anyemerera kuba nakorana n'umuhanzi uwo ari we wese cyane cyane ku mugabane wa Afurika n'umuproducer ariko ntago mbona impamvu yo gutanga amafaranga menshi ku kintu umuntu atazagufasha gupromoting kuko inshuro nyinshi iyo barebye abenshi twagerageje no kubaprocinga mbona sibwo buryo bwiza njye nakora mu business yanjye banga gasuzugura unesha bari kuvugaho wowe nindugakunda urivumbura kuva ntabwo nivumbura nese kugera rye mubwira ni Bruce dufitiye ibije dushaka uyu muntu kuvuga ngo no uyu muntu niba mwarigiye nasubize mureke buriya aba businessman bose bagira strategy zabo wenda iyo strategy njye nabonye nkorera kubera ko kwirirwa buriya urumva twagiye twiruka inyuma y'abantu benshi mu Rwanda bitwigisha kumenya icyo kwiruka ku muntu bisobanuye. Iyo wirutse ku muntu rimwe na rimwe agira ngo utamufite wapfa. Iyo wirutse ku muntu rimwe na rimwe hari itegeko ryitatu rya roki rivuga ngo umuntu nakubaha jya umukandamiza. Wagira ngo abantu bose baryize mu mashuri bize. Ubaha umuntu wamucira bugufi akagerageza kugusyonyora. Ibyo rero ntabwo njye iwanjye ntibikora. Uri umuhanzi ndi umuhanzi ufite iwanyu mfite iwacu ufite abaturage b'iwanyu nanjye mfite abiwacu niba ubona tutabikora kuki ukwiye kundesha umwanya buriya biroroshye cyane kubwira umuntu ngo ibi ndabona bitari bukunde nabonye bana nabivanze n'ibindi byose bigenda bivugwa hari ariko byo ni bitandukanye n'ibyo gusa ku bahanzi buriya ndi kuvuga ku bahanzi b'abanyamahanga nta na hamwe yitwarire yabihuriye n'iminyarwanda. Right. Ntago mari kuvanga ibintu ntimubize kubifata ngo mubyumve nabi mubivanga ariko abahanzi b'abanyamahanga niba mugiye gukorana ashobora kwemera ko mugiye gukorana mugakora audio ikanarangira indirimbo igasohoka neza yarangiza mwajya gukora nka video umuhanzi akabura muri iyi minsi turi mu isi digital ntabwo wasohora indirimbo iri audio gusa bibaho hari zimwe na zimwe zisohoka bikemera ariko ubundi indirimbo iri proper indirimbo iri proper ikwiye kuba ifite audio nziza ifite na video nziza so mubabyibazaho rero burangiye ntago nahereye mu kuinvestisa cyane mu mafaranga kubera ko mpuye na Gaël ntago ariko mbona business yanjye njyewe natangiye mu nshuti zanjye mu bantu twari dusanzwe tubanye tukabasha kuba twakorana kandi ibyo dukoranye bikanyigisha byinshi kurusha iyo mbanage nawe tekereza umuntu aje akaguha amafaranga avuga ngo dukora n'indirimbo hari ukuntu ibyo bimera ubucuruzi kurusha ubuhanzi nubwo rimwe na rimwe biba successful ariko njye simbibona nk'ikintu gikwiye kuri buri muntu ukavuga ngo buri muntu nzashaka ngo nzamwishyura ngamo indirimbo siko mbyumva kuko n'indirimbo umuntu yayikora wenyine ikaba ingoma ya danje ndabamenyesha ko promotion ihenze kugeza amagingo yakurusha creation video na collaboration byose combine no wango creation gucreate kwicara muri studio ugakreya ukavanamo ikintu cyiza kugikorera indirimbo nziza n'ikintu amafaranga byatwara ibyo bintu byose promotion ishobora kubikuba nk'inshuro zirindwi promotion nicyo kintu kigoye muzanacunge indirimbo itangira utayikunda bakayiguhata ukazagera ukajya uri kwikorera uturimo twawe tw'amaboko cyangwa two mu rugo uri nko kwiyogereza ibyombo cyangwa uri muri douche ukumva utangiye kuririmba ngo ni ukuvuga ngo promotion nicyo cyonyine kigize ibi ngibi byose dukora niyo mpamvu ubona hariho akantu kitwa Visit Rwanda iriya ni promotion wewe ahantu hose nk'ubu ngubu sindeba umupira sinanawukunda w'amaguru mumbabarire niba ari uwo nkomerekeje ariko urukundo rwanjye rufite uburenganzira busesuye nkunda ibintu nshaka ntabwo nkunda football buriya cyane kandi n'abayikina ndabubaha gusa ntabwo inyenteresa nyine nk'umuntu ariko ndabizi neza ko Paris Saint-Germain yambara Visit Rwanda ndabizi ko Arsenal ifite ku kuboko promotion nta hantu wayikwepera iyo umuntu promotinze ikintu cye neza kikugeraho kandi ukagikunda. Okay, uruvuze akantu keza cyane nshaka gutambaza aho ngaho uruvuze ngo kana ibyo ndabihamya uti njye nawe natangiye gushora muziki n'iki byose nkora kubera ko nahuye na Gaël kandi ndabyemeza ijana ku ijana pe kuko buri umuntu wese w'umubusinessman cyangwa ushora imari
uzi ubwenge ashora abona nawe atazagira gute atazahomba. So icyo navugaga ngewe coach tujya gukorana ubwo ndi kuvuga 155 njya gukorana na 155 ntago bandebye ngo babone ndi ikintu ngo giteye nk'imwe ubujubuju bazafasha amafaranga nagaruke no amatama itoto cyangwa bebe ifite biceps urumva noneho tujye gukora business nanjye nagomba gutekereza nti ariko se aya mafaranga umuntu agiye kumpa ngiye kuyakoresha mu buhe buryo right iyi business tujye gutangira yunguka ite bizagenda bite niyo mpamvu buriya nanagira n'inama na bene wacu bandi njya numva abandi bantu bitotomba investiza mu muziki ntabwo iyo uhuye n'umuntu agiye gukwinvestisa muri business agiye gushyira amafaranga muri business yawe aba agiye guha amafaranga yo kurya bimeze nko gusaba credit muri banke ngo mumpe amafaranga nubake inzu ugahita uyaguramo indaya ako nawe ugira ingero ni ndaruguhaye nyine uretse wumva iyo ndaya uguze ikintu ugiye kwikoresha n'igikorwa kigiye kuba kigahita kirangira noneho cyarangira amafaranga yakaba yagiye umunsi umwe banki izakubaza ngo ko twaguhaye amafaranga se bimeze biti ni ukuvuga ngo iyo utabashije kwereka banki uko ibintu bimeze mu buryo bwo mu mucyo bafata ya ngwate babahaye bakagira bate bakayigurisha nubwo buryo ni ukuvuga ngo njyewe ntabwo nkubona burya ntabwo nakubonaga ngo mbone ngo mbonye ubuzima nyine bworoshye neza umwemera ko nk'umuhanga mu byo ukora cyane ngo ubona ko n'umuhanga mu bintu byo gushora imari ubona agenda umuswa mu gushora mu bintu nazi ko tutazajya tuma mvuga ko ugeze kuyishora ugashya ibyo tubyihorere gatoya ariko no kwiga yari minervare bishyura nta minervare umuntu yishyura hari indirimbo ya Nyina Maji yitwa turi ku ishuri iryo shuri ni isi uza kuyumva uraza gusangamo harimo akajambo keza cyane nubwo ari umugani w'umunyarwanda usanzwe uvuga ngo n'ingwe ntiyari izi gufata ku gakanu hari umuntu waje arayishonesha ngo ugifata hariya ahita kwera nibyo kandi koko twese tuba tugomba kwiga ngo ntabwo ndi kuvuga ibi ntabasani twahuye ngo bampe experience gutyo nk'ibyo byashagi cyangwa se n'abandi bamemukire byigiremo nahuye n'abandi bakoci kera nabo bantamo ari n'abakoci nawe okay nahuye n'abakoci batameze nkawe arumva abo bakoci nabo baranyigishije bwa mbere njya mu rukiko ni umuntu twakoranaga wari uri kwinvestisa muri label yitwaga baranabizi nanjye kubiceceka ariko n'ubundi barabizi yitwaga Super Level niwe muntu wa mbere wangejeje mu rukiko njye nahizwe umuntu wangejeje imbere y'urukiko ikintu cya mbere kiba ari uko bahita bagurisha utuntu twe twose ni ukuvuga ngo nagiye mu rukiko bwa mbere mfite imyaka 20 niba ari n'umwe kandi byari seriye bari kwendega miliyoni 18 avuga nti mwoka byara mwese miliyoni 18 muri 2014 none uzikorera mu gitaramo kimwe ntago twavuga amafaranga dukorera ariko umuntu wandeze nari nzi ko anyishe ariko yaranyigishije nukuri yaranyigishije ku buryo ubu ngubu hari ukuntu nyine mbona ibintu mpereye kuri iryo somo y'amazi right so rumva icyo navuga na Elsa nanjye vraiment ngira icyo mvuga gatoya mu bintu byose nakoze bya business ntabwo ndi umuswa cyane nubwo ntari umuhanga ndakiga ariko njya numva abantu batega imitego ngo imiziki yo mu Rwanda ngo bajya bakugira uzi ko batutega iminsi batutega iminsi ko nta mesi 6 tuzamara n'abahanga umara umwaka umwe n'abahanga umwaka umwe n'igice tumaze 2 ijyana muri 3 to me byambwije kuri biragoye kuba uri umuntu ufite umutwe wa business no gushora imari kwataruka no mu nka Bruce Melodie umuntu ufite impano akaba n'umukozi biragoye gutandukana I think niyo mpamvu dukora team yose kugira ngo tumuservinge abashe gusura ibyo abasha gusura byose abigeze kure kandi representing na community yacu n'igihugu cyacu at the same time niyo mpamvu tumurimo tumusupport kugira ngo agaragare kandi akomeza amenyekanishe igihugu cyacu so tujya mu yindi subject ibyo rero buriya n'andi bandi ba manager wenda nahita mbahamagara nkamubwira nti wenda ntimwicare mwige nka bimwe bya Skype ariko mwicare mwumve uzanjye yagiye okay none tujya ku yindi kintu
hari ibintu bibiri nshaka tuvugana si uhere ku cyo ushaka ariko ndi kukareba reka telefone yanjye nkugutema Imana ishimwe urakoze cyane ucunge cyane ndi kubona bifata feri bigaporomo no hari ibintu bibiri nshaka tuganiraho hari tuwa yawe uzakora mu Rwanda ku isi yose iri butangire ejo bundi mu gatanu hakaba na album yawe nicyo ushaka guheraho icyo ubanza kugira abanyarwanda nahera kukira byose ndabitekereza nkumva birashyushye muri nge muri uyu mushinga umushinga utaraba ubu urakotsa ari n'ukuntu ureba abantu bari kukuvuga byari igihe ndeba nk'umuntu ari kumvuga abantu byibura wariye nkurikije ukuntu ibintu bigoye n'urwego rumaze kugera hari abantu babyanariza ku rwego bitariho so reka duhere kuri album nuko arabizi album wura ugenda ubyumva process uzaho igeze uzi neza ibyo ari byo ni icyo utekereza nyine ngo ugiye kumbaza ko bimeze bite dore ko album noneho kugira amaze kuvuga album bose uko beshye ariko numva bavuga ngo mu gatanu gatandatu navuga nawe hongera bavuga ni album mbabwiza ukuri nzi ko abantu benshi bankurikira aba VIP ariko nzi ko abantu benshi ubu ngubu n'abafana ba Bruce bankurikira abandi bose bakunda showbiz batajya abandi batananzi but ngiye nk'umuntu ukorana na Bruce ariko none ukorana na Bruce wose umufana wa Bruce ariko also understandinga businessman ntabwo ndumuswa cyane maze mu kintu umwaka umwe imyaka ibiri maze kwiga ibintu bitandukanye ko maze gukora research uyu mugabo afite indirimbo zigera kuri 80 harya ariko ziranarenga ni nyinshi tumaze kuzishyira 32 so guvana mu indirimbo 30 birababaza kuzishyira muri 16 zigomba gusohoka ngutangira urugero urumva tekereza Imana yarakwandikiye ngo uzabyara abana 80 ikahubwira iti hari inda ariko zamaze gufata izo nda zose 80 zamaze gufata ugomba kubyaramo nka 12 izisigaye 68 ugomba kuzikuramo akoze n'ingero ziri confusing nta kibazo nimba confusing nyine ni confusure n'ubundi urumva gukuramo indirimbo imwe ngewe kuri nge biba bisa no gukuramo inda kubera ko izi ndirimbo naziri kodinze zandaje amajoro cyambere zandaje amajoro icya kabiri mba nzifitiye urukundo ngeyo ndi kodinze indirimbo ikabaho nkayikora ikaranye buri indirimbo idafatika numva nayireka hakiri kare bitambyumvamo none utekereza kuri coding indirimbo 80 ukeneye indirimbo 10 na zingahe dukora kamwe izisigaye zose abafana baze bumve duhitenemo hamwe nabo ikibazo batazishira ku hanze nta muntu ukikiri banga sinzi kuntu byagenze ariko ntari tuzabahitiramo ibibakwiriye urumva so muri 2002 right now tuvuye mu 80 muri 2002 tugomba gukuramo 16 ariko ejo bundi yatwemereye ko twazikora 17 twongeraho indimi turacyareba se nizihe hari 10 twese utabura naho tugomba gusohoka ariko indi myanya 7 ubwiza ukuri mbabwire gukora album kwanjye ni isomo rya danje ni ikintu kinini ku buryo tugenda turikodinga bike bike nibikunda wenda tuzagenda tubikora gusa ubu ngubu twatangiye kujya turikodinga lifestyle ku buryo muzamenya neza ubu buzima ukuntu bigenda ukuntu bibaho uko dukora imvune zibibamo byose tugenda tubibereka cyane cyane ko iyi YouTube channel impamvu twayicreate no kugira ngo mumenye neza mube muzi neza abahanzi mukunda muzi neza 155 movies zose kugira ngo nyine mubashe kubana natwe so indirimbo 80 kuzifata tukazikuramo 10 na zingahe kugeza na magingo abandi bo barabyakiriye urumva ko nka coach abivuga bimworoheye ngo dusigaje ngo 32 byomba ngwizo ko akumva nta kibazo nge mba mpfa kimwe cyo inenge najyamira Bruce azi kurimba ariko ntago azi kumva indirimbo nziza z'abafana ubu indirimbo njya ndetse nkazihitamo zamayiti zose sinshobora ikibazo sinshobora ntabwo urumva coach rata we agendera azi guhitamo coach ntago ajya areba amahitamo coach ntago ajya ahitamo ahitiyemo rubanda yihitiramo we areba izi muryoheye kandi mvugira abafana ijwi ry'abafana ariko urumva kuri ijwi ariko ntura amatwi y'abafana ese ngira ndirimbo ejo bundi twumvise abafana turi ikongoreye oya ujya kuyibabwira abantu ntabwo bayikunze coach abantu utayikunda
vugisha ukuri ibaze ko bari abantu twamubishije nk'indirimbo nk'icumi sizo nyine twamubishije ariko ntiyari coach yagiye guplaying indirimbo akunda arabanza akayitaka uzi wa muntu ujya kumvisha ibiryo ko biryoshye ngo bati umva ukuntu bihumura buriya rero ibi biryo ngo bitetswe kandi izindi zose turi kuziplayinga just like that noneho nagerageje kumukandagira ku munwa ngo mubuze kuvuga nsanga yabivuze kare birazi kuvuga yihuta cyane ariko navuga ntubyumviriza cyap cyap so nageze igihe cyo kujya kuvuga no kwereka abantu ibyo ari byo coach yamaze kubatamo kare byarangiye ariko icyo twavuga nuko abantu bahise n'indirimbo zanjye ngiye nkunda ko Zobusman ndakunda ariko coach humura hari abafana bahari reka byo tubyihorere humura ngiye nkunda abafana banjye ntabwo nshobora guhitamo ko ikintu kibi rwose iyi myaka tumaranye ubu nabyigubura sinshaka kubyigura album rero vuga umva tugiye vuba album iragenda bite nasoga mu ngahe indirimbo nizimeze gute ko hari zo twega amajwi y'abafana dukunda ukaba utashaka gutwumva sasa ari ukuntu ngiye buriya nari umuntu uri ku murongo cyane rimwe na rimwe nyuzamo nkanaba freestyle sometimes nyine nkakora ibintu bitewe na okazi ihari bitewe n'uko meze ngiye ndi kumva mvuye hano muri Amerika numva nasohora indirimbo imwe kuri album umuntu cyo gumwe gusohora indirimbo mvuye hano mvuye muri New York ntabwo ari muri Amerika mvuye muri New York ntekereza ko nasohora indirimbo imwe ku ndirimbo zose ziri kuri album byibura mu kwa gatanu Soweto ariko n'abazungu hano bayivuga ngo Soweto nkahita numva niko twanayiye Soweto abazungu abantu bose barayikunze indirimbo Soweto bose barayikunze hano be producer hano barayikunze ariko iki nese ko nyine coach ni kundira indirimbo akashaka none se tushutingira no muri Amerika muri LA uwo muntu twashutingira he ngiye rero buriya ndi umunyafrika biri seriye ntago mba mbyigira South Africa cyane oya nubwo yitwa Soweto njye numva twajyana Lagos muri Nigeria ako bose kuna Nigeria nkunda Nigeria muri Nigeria n'ibintu byose biri kubera numva ngo cyane cyane n'ibijyanye na visual byo muri Nigeria babishyize ku rundi rwego tuwazi zimeze gute umukozi wa gatatu kurangira uraburi hano muri Amerika dufite ibintu byinshi rinda gato ko gatoya ejo bundi twakwiye gusoza tugataha mu Rwanda ariko uza hano muri Amerika amakuru dufite nuko hari recording sessions ufite kimwe producer ba hano n'abahanzi nka babiri umwe muri Spanish world n'undi mu African American hano ushaka album uza amarindi by'umweru nka 2-3 hano yego ushobora kuzava we wozagenda kubera ko n'imirimo dufite i Kigali igomba gukomeza n'iki byose ndabyumva ariko nje nzaguma hano kubera ko iyi album ni ikintu n'umushinga munini tukomereza n'utubwire uzava hano ryari tuwazi imeze gute gutiye muri tuwazi urumva album yanjye n'umushinga munini kuri nge ariko ntashaka kuvugaho byinshi nonaha kubera ko amagambo menshi ku bikorwa byanjye buriya narayihoreye ubu ngubu nsigaye mbaganiriza kugira ngo nyine mbapdating amenye aho bigeze ibirenze ibyo no kugira ngo nananyuzemo nyine njye mbasusurutsa nanabasigaye mufite topic zo kuganiraho kubera ko nabonye hakare mbabareye kuba ndeviye nyine ariko reka mbivugeho nabonye hari umunyamakuru uri kuvuga ngo naravuze ngo ntabwo nzasubira muri media ariko nibaza ko yanyumvise nabi ntabwo nzasubira kuri YouTube media zacu kenshi birashoboka ko rimwe na rimwe najya njyaho ariko ntabwo nzongera kuba ndiho kenshi kubera ko umwanya watangiye kuba mukeya icya kabiri gukora YouTube channel ni ubuntu icya gatatu numva naratanze contribution yanjye kandi ihagije ku ba YouTubers bose icya kane rero nuko n'ubu ngubu turi kuvugana ibi bintu bari bubikoremo izindi nkuru simbimye umugati mwabagabo mwe ntimuzandebe nabi doke nibi bizacuruza nibi bizaba nuse urumva twe dukora content bo bakazikoramo amakuru ayo makuru agacuruza kandi nimwibagirwa ko tuba burya tunafite n'uburenganzira bwo kwanga ibyo bintu mukora nubwo tuba tubufite ahubwo impamvu tutabukoresha nuko turi cool enough ya cool enough kuko ntago twabareba muri creating the content njyewe mu creating jambo cool enough rimanye
mu mutima urumva ntabwo twabareba koshireka guseka ikiganiro ngomba kugita #coolenough ntabwo twabareba mo fading ngo tubyemere kubera ko aba YouTubers bakora bongeraho itafari nini cyane ku makuru na entertainment byose byo mu Rwanda so turabubaha respectinga ariko noneho ndagira ngo nyine bamenye ko ubu tugiye kujya kuri mainstream radio televiziyo kuko impamvu twakoranye na internet YouTube cyane no kubera ko kuva mu mago bitari bishobotse ikindi hari no kuza abajama banje benshi bari gukora ama YouTube channel nibaza ko umusanzu wanjye wo kuri YouTube channel nayo utanze kandi byagenze neza gusa icyo mbakundira nkize namwe mutwe mushyashya wo kujya mureba amakuru ahari ari gutrendinga mukayanaliza mukazana abantu mukabiganiraho that's okay we are cool with that kubera ko du creating a content kandi twintertaining abantu noneho ikindi ubwo uzashaka ko tuzakorana ikiganiro tuzicara tubi scheduling neza ariko mutekereze ko nyine bitakiri umwanya utakiri mwinshi ku buryo umuntu abona uko anyura ku ma YouTube channel yose ikindi umunsi wenda tuzabona aricyo twababwira tuzabavugisha tubahamagare nkuko bisanzwe n'ubundi tujya tubikora tukicara tugakora ikiganiro niyo byaba umwe kuri umwe ariko akantu ko kugenda ku ma YouTube channel ntabwo cyoroshye nona kandi nabonaga ari ibintu bizanteranya n'abantu hari no kuntu namwe ubwanyu mwiba mwifitaniye ubushyari bwanyu kuri zimwe waretse izindi mwifitaniye ubuti ku bwanyu ngo kucyujya hamwe kareka hagure uzavuga nabi cyane kanye bisobanure neza oye ariko gira kambivuga uko biri aba bantu barangana umva nkubwire aba bantu barangana kandi ngiye barantumira coach ari wari gutumira umurimo barantumira gusa ko ngewe ntabwo naboneka ngewe rero barantumira najya kuri uya kamwe mu buryo utajya kuri cyangwa abantu ntibanyumve nabi abantu ntibanyumve nabi ntabwo mwese nabasha kubaha ibiganiro hari abo twagiye dukorana bikagenda neza hari abo twakoranye ntibigende neza mwese mwarakoze ku byo mwamfashije nanjye ndatekereza ko ari byo nabafashije ariko ubu ngubu tugiye kujya tubana no kuri 155 ibisigaye byose muzajya kumubona kuri mainstream ibinyamakuru byandika amaradiyo n'amateleviziyo murakoze kuri icyo kintu nibaza ko gishyize umucyo kandi ari amahiri ntungane Bruce Melodie yavugaga ntabwo 155 media tuyishize kugira ngo twime abanyamakuru amakuru cyangwa se ko twita n'itangazamakuru ko benshi bivugaga ntabwo ari byo ahubwo no tuye kubongera amakuru urako hari ibintu byajyaga biba bimwe na bimwe ugasanga nubwo Bruce Melodie yagiye imbere y'abanyamakuru basanzwe bari umubaze ngo amatiku yagezweho nuko bakamaza ibintu nyine biri aho hanze ariko nta muntu uzi yuko yari afite nyuma 90 zikoza album tugiye kugira gute gukuraho indirimbo 16 urumva ibyo n'ibintu menya n'abantu bari indani ntabwo ari by'umuntu mwitangazamakuru ikibazo cya kabiri uko kumenya ngo ese twicaranye na Shaggy ejo twicaranye na Sean Paul twarasangiye Shaggy na Sean Paul ese ni iki twabangabo twabigiyeho nta munyamakuru w'i Kigali uzabasha kumenya ngo nuku byagenze ariko bano tuzabiganira Bruce Melodie bivuge nabo babikuremo amakuru mu rugero rwa gatatu ubu ngubu ibiganiro turimo na Disney turi kumwe na timu ya Shaggy turi kumwe na timu ya Hollywood Records kuvuga ukuntu tuzakora ikintu gikomeye kirimo ndetse n'u Rwanda ndetse nako twarugura ndiko twashaka mu Visit Rwanda nibiko dushaka gukora hariya ntabwo ayo makuru yamenywa n'abantu batari muri icyo cyumba ntibishoboka ariko ubu tubivuga kugira ngo tubashe kubiganiraho n'itangazamakuru bimenye so iyi exclusive media giye gukora siyo guhisha abantu amakuru ahubwo niyo kubaha amakuru yose menshi cyane cyane abari gucomplaining abo biranoroshye ko bakura video iwacu bakayikoresha ntacyo bitwaye bishoboka nta muntu uzastriking nibaza ko tugiye kubaha ahubwo content nyinshi zizo twabahaga hanyuma no hagati yanyu tukaba dukuyemo akantu k'umwiryane no kuba ibintu byahinduka ibibazo cyane kurusha uko byaba byiza okay so Bruce tugeze tumva tuvuye kuri tours tuvuga ko muri uyu mwaka tuzatouringa mu Rwanda Uburayi Canada Amerika hose ndibeshyera hose mutsaje ntago beshye ibyo uvuga nibyo ntago wibeshye turashaka gutouringa igihugu cyacu cy'u Rwanda
turashaka gutoringa noneho US muri rusange kuko twakoze igitaramo kuri audience yumva ikinyarwanda, twakoze igitaramo kimwe, twakoze igitaramo muri Maine, ariko noneho turashaka kujya n'ahandi, turashaka kujya muri Arizona, turashaka kujya ahantu muri mwese, turashaka kujya muri Canada, turashaka gukorana n'abantu bose tuba muri Canada, at least ibitaramo 3-5 abantu bakishima, turashaka kujya muri Europe, turashaka guhura n'abafana bacu noneho imbona nkubona. Ariko njyewe buriya ntabwo nifuza ko dutangira guhura ntarasohora album. Nibyo. Ntabwo nifuza ko dutangira guhura ntarasohora album. Ndarabyuka ko ari igitaramo bagutumye muri DC. Siko tutumvikanye n'uburyo bwo payment nyine usanga bishyura abantu mu buryo bwo kutabubaha, ariko wanze no kuba wajyayo album matari gitarasohoka. Aba promoters nabo n'utundi tumena mutwe ukwabo, ariko nyine twize kubana nabo, twize ibyari byo, twize gukorana n'abantu mu buryo bwose baba barimo, kandi iyo tukabashije kumvikana ntibitubuza kukurekomanda abandi bahanzi cyangwa se undi muntu ushobora kwemera iyo proposal yawe bitewe n'urwego ari. Yeah. Okay. Hameresa tugeze kuri nuza ku bindi bintu, reka no tugere kuri aho turangije no tugiye ku zindi, tugeze muri section avuga ngo tumaze kuvuga ku makuru yawe right now, amakuru ataveye muri makeya, tugiye kujya mu tuntu tundi saa twihuse vuba. Reka duhere sasa rero ku zindi ku bindi bintu bigize Am.Abanyamakuru. Hari element, hari Roscan, hari umushinga kwa Keniso. N'icyo uvugaho nk'umuntu ubakuriye muri label, baravuga ati amakuru yacu n'iki kucyo batavugwa, watanga update kuri umwe wese muroba. Icyambere 155 di famille, iyo famille mu mwana mukuru nkanjye navuga ko ni nyemfura muri 155. Ntago mbere yo kwivuga mbanza ngo mvuge barumuna banyu. Nyemfura na konti. Uri nawe uri mu bana? Ugeze kujya mu bana. Wowe ntabwo uri mu bana. Ni papa. Uri mu ba uncle wenda kugira ngo twe kubigira papa cyane nanone. Okay, sawa. So iyo mbonye umwanya cyangwa platform vuga kuri Bruce Melodie mbere ya byose, hanyuma n'ibindi nkagenda mbivugaho. Impamvu tumaze umwanya ungana gutya tuvuga kuri projet zanyu. Ariko ikintu kimwe nababwira nuko Element ari umuproducer mwiza niwe umuproducer mwiza muri East Africa. Iyo award nubwo nta muntu urayimuha, ariko njye nta muntu nakorana nawe indirimbo mu karere nshaka umuproducer mukuru. Ntago nakorana n'umuntu utari Element. Ikibazo ariko no kuvuga ngo uwo murutisha Keys. Oya, ibyo nabyo tujye tubisubira uko abantu barivuga. Ntago ari byo. Sinshobora kumurutisha Keys kuko Keys ni umwana. Tuba Keys na Ele tuba compare. Keys ni umwana uri kubikora neza, unagaragaza impano, ariko ntago kadushikiye twese cyane, kubera ko ntago kugira ngo umenye ko ibyo biboro nta n'ikibazo kibirimo, ntago nshobora gukorana na Keys Element abibonamo ikibazo. Kubera ko Element turabana ubuzima bwa buri munsi, arabyumva, arabibona, arabireba. Urumva Ele umubano wanjye na Ele utandukanye n'umubano wanjye na Keys, kuko Keys we ni umujama wanjye navumbuye ahantu nkamenya ko afite impano nka supporting atalayi. Naho Ele nawe ibyo narabimukoreye, ariko uyu munsi siko bikimeze, kubera ko umuntu arakura kandi ngewe nkurikira process uko umuntu agenda ngana. Ntago numva Ele twahuye ku munsi wa mbere ari we Ele wa none. Ele wa none aha ni Ele w'umusitari, ni Ele w'umuproducer ufite abantu benshi bamukeneye n'iki byo byose ndabyumva. Sino kuvuga ko Keys when it comes ku kazi ari umwana, ahubwo Keys ni ako ni process. Ashobora ko kiri umwana ariko step niko tasimbuka. Step za Ele aho amaze kugera ntago hameze nkaho Keys ari nona. Ariko Keys nawe ndamu appreciating nk'umuntu ufite impano, kandi twicara tugakreate ikintu kikabe cya danger muzagenda mu byumva. So abantu be kuzana intambara ngo bazigeze no mu producer, kubera ko mu producer ubundi ibyo bintu ntabibamo. Ibintu mahoro vya. Ibyo bintu biba muri twebwe abasani cyane ko twebwe buriya umuntu yahimba indirimbo ngo nanirwe inkuru. Nibyo. None se kansome ko tuzi. None se umuntu witwa reka bitemera kumuhereza wacu, umuntu twa Roscan umuhereza wacu nicyo bamuvuga. Icyambere Roscan ni umuhanzi ukunda abakobwa. Urumva? Icya kabiri ni umuhanzi ubasha kubaririmbira neza.
buri akabakunda ariko ubasha no kubashimisha. Rero Rosikana ni umuntu ni elema ihagaze mu mwanya ikwiye kuba irimo mu gihe cya nyacyo. Rosikana akunda abakobwa, wari umva indirimbo ye y'ubuzima busanzwe ibirimbo byose ujya twumvisha. Ibyo ntabwo mbizi ariko Rosikana njye yarabimbwiye, arambwira ati wewe njye uriya mwana njye niba bababwira ngo ndi umuge muzumirwe. Niyo mpamvu kuba mvuze ko akunda abakobwa. Niba ari mu byumbe n'aba mbabarire, ariko Rosikana yikundira abakobwa. Hari abantu bamwitiranya nawe n'umukobwa baba banteye impuhwe. Icya kabiri, impamvu nagomba kuvuga icyo ni ukubera ko we atabyivugira, mba mufashije kumutambukiriza ubutumwa. Icya kabiri, Rosikana ni umuhanzi uri talented, ushobora gukora indirimbo nziza anytime. Ni umuhanzi mukwiye gutega amatwi mukamwumva. Muze nko kumva indirimbo yitwa Sesa. Njye nyoberwa n'ikintu abanyarwanda babaye, banza usigaye bikundira indirimbo zishaza. Kuno Sesa ari akaririmbo keza, mugende mukumve. Niba utarakumva waracika. Rosikana ni umuhanzi mwiza uririmba indirimbo nziza, akaba yigirira amagambo makeya. Niyo twasohotse anywa milkshake. Reka ntuvuge ibindi bintu. Niba tugeze ku bintu bya izindi business, Bruce, brand ya Am.Abanyamakuru, brand ya Bruce Melodie, ko giye hari ukuntu njya muri ibintu nkabona hari Am.Abanyamakuru ariko ka Bruce Melodie ari we urafungurira Am.Abanyamakuru. Ni izihe business zindi abantu bashobora kwitegura za 155 twinjira muri uyu mwaka, hanyuma noneho usoreze ku kintu gikomeye tutarapresentinga, tutarashira hanze, ariko ari we Kimisoro. Ariko numvise muri Tanzania, muri Kenya wagiyeyo urabivuga tutabyumvikanye. Umva rero coach, sinabivuze se na kare, njye ntabwo ndi umuhanzi ugendera ku murongo ugororotse, ahubwo ngende umuntu wiyadapta. Any situation hagomba kubonekamo ikintu kimeze nk'igisubizo kinatuma abantu bose basubiza umutima hehe munda. Ikaba ari indirimbo ya Kevin Kade yakorewe muri studio ya 155. So icya mbere ni uko 155 AM ni record label. Nanjye mba ncangakiyemo gake buriya, ntukagire ngo biba bibaye nabiteganyije, ahubwo nuko ndi mba ndi freestyle mo gake gake, magerageza kugira ngo n'ibintu bimwe fani ntimukajye namwe mutwumva muri serie cyane. Iyi ntago ibi tuba turi kuvuga ntago ari iteganyagihe cyangwa se ministeri y'ibiza n'iki n'iki, wapi twe turi kuvuga entertainment n'ubundi, ariko kuri twe ikaba ari na business. Kuri twe ariko kuri mwe ni entertainment, ariko kuri twe ni business. So muri business yacu duteganya ibintu byinshi cyane, harimo dufite aba producers, dufite abahanzi. Buriya nk'iyo tuvuze ku producers, dufite undi mu producer w'umwana mutoya cyane, bamugize ibanga twamwerekanye. Niyo mpamvu ntahise mvuga izina rye ko sinshobora kumuvuga none akasa mutwe. Nibaza ko akwiye kunkorera nk'indirimbo ikajya kuri album kugira ngo introduction ye ibe byaba byiza cyane ifungutse neza. Dufite undi mu producer buriya muri 155 tutaravugaho, tutaratangaza. Hanyuma tukagira Rosikana navuze haruguru, hanyuma ariko Bruce Melodie na 155 ibintu byose dukorana n'umuziki. Hari indi company rero tutajya tuvugaho cyane, twikoranira ibijyanye na business. Twikoranira ibijyanye na business. Ibyo bintu byamfunguye amaso. Buriya guhura na coach ntago yampaye amafaranga menshi nkayo njye mbona abandi bantu, so wagiye nanjye umva, ariko yamfunguye amaso yereka ahandi hantu dushobora gukura. Wowe ntabwo njya ngo narakwishe, narumiwe. Coach yaraje ngabona ntari umukene, ese ntabwo ntakibuze. Oya ntabwo cyabura, ariko rero kiriya wanyeretse cyo kirarenze. Urumva coach ni mu bintu muri iyo company dukorana nahungukiyemo ubundi buryo umuntu ashobora gucuruza impano kandi bikabyara amafaranga menshi pe. Ni ukuvuga ngo
income yanjye ikiyongera ariko bitanyuze gusa mu gusohora indirimbo no guperforminga. Icyo ngicyo ndakigushimira. Urakoze. Ariko ntibikureho akantu ko kujya ufata abantu ukabareba ukabaha amafaranga. Ngenda aho ngaho. Niba nk'amafaranga bagushinja kujya uha abantu yabaha cyangwa se ukamuyabaha turi wenda ukabikora witsimbye. Ibyo bintu uzabitekerezaho nanjye nyuma ko wakoreye kera amagugu aho gira ngo abantu ifi ujye bigisha ko bayiroba wongeye kwinamenye ko bayiroba bindira gatose umugari je namenye ko bayiroba uvuze ko wigisha ko bayiroba kandi tukona business meshi cyane bazabona muri mwaka by the way ibintu byinshi tuzakorana harimo Kigali Universe harimo business mbere ni Kigali Universe business ya kabiri ni UGB hari indi business tugiye gukoraho uyu ariko reka niba nese ko dusora poster yo guteguza business kandi dusora iyo gukora iyo tugiye kuzasora indirimbo cyangwa album hari ukuntu tubaha akantu kitwa coming soon n'ubwo rero dufite indi business tugiye kuraunchinga coming soon karahabutaka. Okay, umuntu uzabona iyo business wese azamenye ko ibintu bitangiye kandi amafaranga agiye kwira mu bafana bacu n'iki nyine ni bidira gatoyi ibyo birarangiye na hano heza rata washyira utuntu twawe ukaburi safe. Okay, sawa. Overall hari ibyo nese niba ibyo ngibyo barabibumenye kuko ushaka ifi kandi oya hari ukuntu ese ntibagushinja kuba amafaranga afata ku mavuta se ntago azi kuroba ifi. Tuvuge ko umuntu yageze igihe cyo gushaka umugore akabyara abana abarera akabishyura minerivare atazi kuroba ifi arabizi ariko se kuki umuha amafaranga ese kubaza wowe ibyo nabyemeza urabizi ntabwo mbese ko bivuze ndagukeka. Abantu bavuga ngo kocha atanga amafaranga nanjye nkagira igihe nkabana yaba yatanga akabatankaho ubu nabande mu ya ko ngenzi ko yakunda kabi ngenzi ko kocha akunda amafaranga kocha yaramwe ngo nta kintu twakorana nta kintu ukuramo. Ibyo ni ukuri ndaramubwira ari n'ukunda negosi ibintu bya negosi ngomba ngo reka ntange nk'urugero wenda nk'ikaramu ngigura nk'amafaranga y'u Rwanda 150 ariko ngo wapi ngenda baha 100 tameze ko wapi niko nyine ibiciro birafixinze ni 150 gataba ngoya ubona muri business ugomba kugira akantu utsindiramo nibyo niyo 158 ariko ugatsindira akantu kabiri ntabwo iyo umuntu uri kuvuga ngo utanga ibiceri ngiye n'abantu ngo mbese tubona ko bahita bambeshye ko babona bambeshyira wowe oya hari abujye bahande ariko abo hande babo anagaruka abantu baba no for blessing abo hande babo nta kibazo mba mbifite ahubwo ukinjira muri media bakavuga ngo none hari n'akantu kanditse ariko abantu bashobora gushinja yuko ari uwo mbuza gutanga amafaranga nabikubuza utayampaye ukayaha undi muntu nabikubuza ikintu kibaje nuko nanjye ntayo ubundi ukwiye nko kuzicara umunsi umwe ariko ndubiwe umbase ku munsi w'igitangaza ukwiye kwicara ukampa amafaranga afatika nkagenda nkayafata nkaguramo ibiribwa cyangwa se ibintu n'iki tugafasha abantu nanjye ngasigaranamo make. Ibyo niba byemewe tuzabikabarinda tuzabibazanira hano kuko akantu ko kuvuga ngo abantu amafaranga utarayampa rwose ntabwo ibyo ntabwo njyabyemera ni amagambo bavuga ariko ntabwo mbese nk'umuntu wahaye menshi wamutanga ujya nta namwe njya mpa kublessinga bishakira izina mu Kinyarwanda. Kublessinga ni uguhesha umugisha. Umuntu wahesheje umugisha wamuhesheje umugisha ngahe? Ntabwo guhesha umugisha tubera amafaranga. Ukora mutarebye. Ntabwo ari amafaranga. Ushobora gubira umuntu ukamusengera gatoya ukamuhesha umugisha. Muri za ndimi seza reka dukomeze gatoya. Ari masasarira. Akaba ari gahunda dusoza kino kiganiro. Manumva ntanyuzwe tukomeze tugisoze. Unyurwa se ndakazi kawe. Yasorara. Tuvuze. Dusoza kino kiganiro. Bruce Melodie 2024.
1:12 AM 2024 ko mbona tutari mu Rwanda man rero ndabona turi hanze cyane ariko buriya nta kintu biba bitwaye nabyo igihugu kirabikenera nabyo abafana bacu barabikenera kuba turi kuri aho inshingano yacu ya mbere ni ukurepresentinga no guhagararira abantu bacu igihugu cyacu kandi neza ntacyo twangije tugakora akazi katureba kandi tukakarangiza naho kuba turi mu gihugu no kuba tudahari ntago sinjye muhanzi njyenyine hari sitwe lebo yonyine hari icya kabiri no muri lebo ntago twese tudahari umwe nagenda undi azahasigara undi azagenda udasigare kuko nk'ubu ngubu muri plan mfite harimo na plan yo mu kwa karindwi ngomba kuba ndi mu Rwanda nta mpamvu n'imwe gahunda ni iki nta gahunda n'imwe nshobora gushyira aho hantu kubera ko nzi ko igihugu kinkeneye ngomba kuba mpari so kumenya gusa uwo uriwe aho wavuye icyo usabwa no kuba uri mu mwanya ukwiriye mu gihe gikwiye kuba tutari mu Rwanda ni byiza ahubwo kubera ko turi gufasha umuziki wacu umuco wacu n'igihugu cyacu kugaragara nyine ku ruhando mpuzamahanga aho ngaho turi kumwe 100% kandi rero tunasoza kino kiganiro nicyo mfite wabwira abantu kurumva dutakurenza ibintu byose tuvuze gahunda zawe tuvuze iyo tugiye gukora muri kino gihe tuvuze ko gahunda ni mu kwa kabiri hano mu Rwanda saba turi hano nibuka yuko hari na agent twaganiraga n'aba neza ko shagira dutumye muri Dubai ariko tumbwira yuko bitashoboka mu kwa karindwi